Mwiriwe. Kamikazi Dorcas Mwisura Nshya ubwo bahabwaga igihembo cy'abahanzi bitwaye neza muri gospel nibwo haje kugaragara ibintu byinshi bigiye bitandukanye nkuko ishimwe Vestine atagaragaye ni ibintu bisanzwe ko atagaragara gusa uwo bita Kamikazi Dorcas agaragaye Mwisura Nshya abantu batari bamumenyereyeho ariko noneho hari n'ikindi kintu kibaye cyo gitunguye abantu benshi uburyo Irene asebeye imbere y'abantu bakomeye basobanutse nawe yumvira ukuntu bigenze maze nze nkubwire ukuntu ibintu byose bimeze n'uburyo Kamikazi Dorcas akoza agashya atunguye abantu benshi. Irene wa mushenzi we Irene uzajya ukuraho ubuturage award ni ya Vestine na Dorcas ari kuri stage ese imisatsi ya Dorcas byaje gute mu ADPR byagenze gute andi upenze nka security wallahi umeze ne awaderega ibukuye mu ntoki ariko Morodekayi urebera kuri stage Morodekayi urubuturage wallahi urubuturage uri bodyguard uri manager ikirafasha ijambo nubwo cyazegenge yananiye ariko Morodekayi ntawe reka ndakureka kwibwira ibi bari ibiki umwana niba Vestine na Dorcas none se umunsi mumbabarire God forbid nago nifurije Irene gupfa hako nk'ubu ngubu Dorcas uramutse udahari urumva ubu ntabwo yazijyana kuri stage fo kuza kuri stage nawe ugafata ijambo wagiye ukora akazi kubo manager ntabwo ugomba kuba ugaragara hariya ngo uvuge ubu ni manager bari inyuma ntabwo tuba tugomba kukubona sibyo hari kufasha ijambo rirerire kurusha Dorcas ese imisatsi ya Dorcas bitugani wende peri Irene urantenguha Pastor Kurone bayurebe Irene nkuko urimo kubibona kuri kamera urabona ko Kamikazi Dorcas ameze neza rwose urabona ko atangiye kubyibuha ariko ibyo ngibyo si cyo kibazo ahubwo ikintu kiri gutungura abantu benshi n'uburyo yamaze nawe kwigana mukuru we nawe akageraho asuka ibintu byakomeje kuvugaho n'abatari bake bati ese aba bakobwa birangiye beruye ko batakiri mu idini rya ADPR ku mugaragaro barabigaragaje gusa hari ibintu byaragaragaye gato mu ndirimbo yitwa Usisite bagerageje kugarura umuco wa ADPR bakuraho ibisuko kugira ngo bakore indirimbo imeze neza koko isa naho yubahiriza amategeko ariko kuri inshuro ishimwe Vestine ntiyagaragaye ikindi kandi Kamikazi Dorcas yashyizeho ibisuko bishya ikindi kandi iyo urebye ubona ko noneho ari umuntu wamaze gusirimuka bakiva muri Canada isa sirimuka cyane urabona ko ari ibintu bimeze neza yamaze kuba umukobwa mukuru yamaze gusoza segonderi ubu ngubu bari ku rwego rwiza ariko abantu batunguye cyane n'uburyo Irene ari umuturage pe kaho nawe ndebera iyo ugiye kureba abandi ba manager nka ba coach Gael ugiye kureba abandi ba manager nka ba Muyoboke Alex n'aba manager bayobora umuhanzi ariko ntibabe nkaho ari aba bodyguard nkuko namwe mu byiboneye cyangwa se ngo be nkaho ari bo bahanzi umuhanzi bagomba gushininga ku giti cye iyi ngiyi ni award rero ihawe Vestine na Dorcas nyuma yuko bari bahanganye muri IMA Awards cyangwa se Isango na Muzika Awards aho bari bahanganye n'abantu bagiye batandukanye twavuga nk'abantu nka Israel Mbonye Papi Clever ndetse na Dorcas twavuga na Prosper Nkomezi abantu bakomeye cyane bari bahanganye urumva rero n'ubutwari ni inkuru yo kwishimira cyane ariko nabwo tukagaya Irene ibi ngibi ntago ari professional nkuko uyimviye Dumba abyivugira ibi ngibi sibyo ntabwo aba bakobwa ari abana bawe niyo baba ari abana bawe ubwabo nabahanzi igikombe gihawe Vestine na Dorcas ntabwo gihawe Irene na Vestine na Dorcas nawe urebye ngaho ndebera umuntu w'umugabo buryo ariko abantu ntibashira n'isonira ukuntu yageze ari imbere agahagarara la iki ni ikibazo gikomeye rwose ni ikibazo
abantu bagakwiye kwitaho kubera ko ubu ngubu ntago ari ubu management ibi ngibi byagezaho ku rwego bita kwibonekezwa ariko noneho ikindi kintu cyavugishije abantu benshi n'uburyo Irene koko akomeje guhisha akaboko ke gafite ikibazo na hano abantu bari kuvuga ngo se nikazakomeza none na n'ubu ngubu niko bimeze buri gihe aba yashyize ukuboko mu mufuka n'ibintu ba Pastor Claude n'abandi bose ari gukomeza kugarukaho muri iyi minsi ariko ibyo ngibyo nta bidanje birimo nta birenze birimo kubera ko buri wese afite uko abayeho kandi buri wese afite uko yakira ibintu bitandukanye n'ukuntu undi yakira ibyo bintu nyine nkuko nawe ubibona rero urabona ko bari baje bameze neza rwose baje biteguye kubera ko bari bazi ko bashobora gutwara iki gikombe bari bazi ko bashobora gutwara iki gihembo bitewe n'uko n'ubushize murabizi ko bagitwaye urumva rero abangaba bahora bakora udushya gusa n'abandi bantu batunguye cyane n'uburyo Israel Mbonyi atajya ahabwa ibikombe kandi yumugeranyije n'aba bakobwa ubona ko nawe ari umukozi cyane abantu nabo bakavuga bati ariko abakobwa bafite igikundiro niyo ugiye kureba usanga ari abakobwa bakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda atari kuvuga ngo ni iby'amagambo cyangwa se iki n'abakobwa bakunzwe cyane nk'iyo urebye ukareba mu minsi yashize uburyo havugwaga Vestine na Dorcas ukumva ko ari igitangaza ukumva ko ari ibintu bidasanzwe bivuzwe no kuri iyi nshuro rero bongeye baravugwa bongeye bakoma hirya no hino maze bavugisha imbuga nkoranyambaga niyo mpamvu nanjye uri kumva ndi kuvuga kuri Vestine na Dorcas kubera ko n'abakobwa badasanzwe bafite impano idasanzwe kandi barakomeye cyane reka ngushimire rero wowe twabanye muri iki kiganiro ngiye mwari kumwe banyita Imbere nkwibutse ikintu kimwe gusa wibuke gukora subscribe nyaboneka ariko gukora subscribe ntibihagije ukore like ushyireho comment uvuga uti congratulations Vestine na Dorcas maze ibindi tuzahurire muri video y'ubutaha reka ngushimire nkubwire ngo wakoze kubana nanjye amahoro y'Imana akomeza abane nawe 5 kuri 5 naho Irene wa mushenzi we Irene uzajya ukuraho ubuturage award ni ya Vestine na Dorcas ari kuri stage ese imisatsi ya Dorcas byaje gute mu ADPR byagenze gute andi umeze nka security wallahi umeze de award rega ibukuye mu ntoki ariko Morodekayi urebera kuri stage Morodekayi urubuturage wallahi urubuturage uri bodyguard uri manager reka bafashe ijambo nubwo cyazegenge yananiye ariko Morodekayi nawe reka ndakureka kwibwira ibi bari ibiki umwana niba Vestine na Dorcas none se umunsi mumbabarire God forbid nago nifurije Irene gupfa hako nk'ubu ngubu Dorcas uramutse udahari urumva ubu ntabwo yazijyana kuri stage fo kuza kuri stage nawe ugafata ijambo wagiye ukora akazi kubo manager ntabwo ugomba kuba ugaragara hariya ngo uvuge ubu ni manager bari inyuma ntabwo tuba tugomba kukubona sibyo